Mana ishimwe ko mu maraso ye abanyantege nke nkatwe duhinduka abanyembaraga. Mana ishimwe ko mu maraso ye abatemewe duhinduka abemewe. Mana ishimwe ko bw'amaraso yawe Yesu ko abakiranirwa twahindutse abakiranutsi. Mana ishimwe ko bw'igitambo watanze gituma natwe twemerwa, gituma gusenga kwacu kwemerwa, gituma dutinyuka kwegera intebe yawe yera, gituma dutinyuka guhangara mu maso y'Imana itaboneshwa amaso, Imana yera. Imana yavuganye na Mose ikamubwira ngo uramutse umbonye ntiwabaho kubwo kwera kwinshi. Imana ishimwe kubwo amaraso yawe Kristo ko uyu munsi dushobora kubona Imana, ko Imana ituye muri twebwe kubw'umwuka wera, kubwo igitambo Kristo yatanze ku musaraba. Imana ishimwe ko no kubw'iki gitondo atari ku bwacu ariko bwa Kristo. Mu ntege nke zacu ntitwabibasha, mibiri yacu ntiyadukundira, mwuka wacu garukira bugufi, ariko Imana ishimwe kubw'igitambo Kristo yatanze. Ibyo bituma twemerwa, ibyo bituma gusenga kwacu kugaragara imbere y'Imana kukwemerwa. Ibyo bituma niyo dufite intege nkeya twishingikiriza kuri we tukabibasha. Ibyo bituma iby'uru rugendo bitatunanira kubera Kristo. Urakoze Kristo kuri mu ruhande rwacu, urakoze kutajya utureka, urakoze kutajya udusiga. Reka twongere turirimbe ngo ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka Mwami binyuzuye byose bice bugufi, maze nuzurwe na Kristo. Binyuzuye byose bimarwemo, maze nuzurwe na Kristo. Niwe uhoraho, niwe ushobora byose, niwe udahinduka, niwe udapfa, niwe udasaza, niwe udashoberwa, niwe utananirwa, niwe utagera hagati ngo bivemo. Iyo ari muri twebwe natwe tubasha kubigumamo. Iyo ari muri twebwe tuzaba amahoro kugeza urugendo rurangiye. Ntaba ari twe Mwami kuko nta gakiza k'abantu dufite. Ntaba ari twe Mwami kuko nta n'umuntu n'umwe twabasha no gukiza, nta n'umuntu n'umwe twatabara, natwe ubwacu ntitwakwitabara. Ntaba ari twebwe Mwami, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru n'ibitugize byose. 예수 두구한 주바히로 강기 둘의 메사 구름함이 구귀교와리 위라제 메사 natwe turi hano kubishingira intahe w'abatakuzi bose bamenye kwa tayindi maniriho. ntabari twebwe Mwami, ntabari twebwe Yesu, ariko izina ryawe Data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi urukunda. Amen. Ntabari twebwe muvyo tuvuga, muvyo dukora, Yesu tugomba guhabwa ishimwe. Tugushikaniye imitima, niryo dufise izina ryawe Data rishigwe hejuru
ryawe rishimwe ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka byose bibe reka izina ryawe ryamamare ryamamare n'abari twe Yesu ari ku izina ryawe data rishimwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda mwami mana n'abari twebwe n'abari twebwe n'abari twebwe mwami n'abari twebwe ni ku izina ryawe data izina ryawe mwami izina ryawe Yesu kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe udukunda n'abari twebwe mwami n'abari twebwe mwami n'abari twebwe Yesu wacu n'abari twebwe ziragiwe gusa ubwami bwawe buze ibyo ushaka bari byo bikorwa muri twebwe mwami w'abami ntabari twe izina ryawe rishyirwe hejuru ntabari twe mwami ntabari twe izina ryawe rishyirwe hejuru turaje mwami muri iki gitondo kubw'ubuntu bwawe kubw'imbabazi zawe nyinshi za zindi zituma tudashireho za zindi zituma tubyuka bigakunda za mbabazi zawe nyinshi zituma twemerwa na data za mbabazi zawe nyinshi zitwegura mu ntege nke zacu za mbabazi zawe nyinshi nizo zitugaruye ahuri za mbabazi zawe nyinshi nizo zatubyukije bigakunda za mbabazi zawe nyinshi nizo zagumije iyo nyota mu mitima yacu kugira ngo tuze kuba imbere yawe za mbabazi zawe nyinshi bwa buntu bwawe bwinshi nta kintu na kimwe dufite twakwirata duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru reka ibitwuzuye byose mwami bitashyizwemo nawe bimarwemo maze utwuzure mwami w'abami maze utwiharire n'iki kindi twavuga tutavuze wowe n'iki twakwirata tutavuze wowe n'ibyirato kidufite bitari wowe mwami w'abami reka izina ryawe ryubahwe reka izina ryawe rishyirwe hejuru reka ubuzima bwanjye bugushyire hejuru reka imibereho yanjye gushyire hejuru reka buri mwanya wose na buri segonda umpereye muri ino si ibereho yo kugushyira hejuru umwami w'abami kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe rutarondoreka uwiteka we twarwinjiyemo turanyurwa twarwinjiyemo turababarirwa twarwinjiyemo turatabarwa twatumbiriye umusaraba ubuzima bwacu burahinduka twatumbiriye umusaraba tumenyeshwa amakuru y'ijuru twebwe abantu buntu abantu b'intege nkeya abantu badashinga abantu batariho abantu badafatika abantu bagambirira nibasohoze abantu basezeranya bikanga abantu buntu bakoze mu mukungugu ariko kubw'imbabazi zawe twitwa abana b'Imana kubw'ubuntu bwawe twarababariwe kubw'ubuntu bwawe amaraso yawe tuvugaho ibyiza kubw'ubuntu bwawe tubasha kwemerwa na data kubw'ubuntu bwawe dutinyuka kwicara hera hawe kubw'ubuntu bwawe mwami w'abami kubw'ubuntu bwawe Uwiteka Mana Nyiringabo n'iki gitondo tugarutse imbere yawe tukubwira ngo ntabari twe mwami w'abami ntabari twe ryajwe rivuga ibyiza y'amaraso avuga imbabazi ayo niyo atuvuganira bigakunda ayo niyo atuvuganira bikemerwa ntabari twe Uwiteka Mana Nyiringabo ntabwo ari uko tuzi gusenga ntabwo ari uko tubishoboye mwami w'abami tunabiziranyeho cyane mu mabanga yo mu mitima yacu ko tutabishoboye tubiziranyeho cyane mwami w'abami ko tutabibasha uretse ubuntu bwawe mukuru umuntu iyo ngiyo yashyizwe mu bitotsi byinshi ubuntu bwawe bwemeza imitima yacu ko ijuru ririho kandi ko tubibikiwe ubuntu bwawe mwami budukomeresha muri rugendo tukabona undi munsi wiyongereho tukabona ukundi kwezi kugiyeho ubuntu bwawe mwami w'abami ubuntu
ubuntu bwawe mukunzi mwiza, ubuntu bwawe butugarura aho uri, twari dusenzekaye, twari dutembagaye, twari turambaraye. Ubuntu bwawe butajya butureka Uwiteka Mana Nyiringabo. Tuje guhimbaza izina ryawe, tuje gushimira wowe utugize, tuje gushimira wowe uduhagarika, tuje gushimira wowe wadukije tutarabo gukira, tuje gushimira wowe waduhaye agakiza tutabikwiriye, tuje gushimira imbabazi zawe zitarondoreka, tuje guhimbaza ubuntu bwawe butagira akagero, ubuntu bwawe butagira akagero, ubuntu bwaturobanuye mu magana y'abanyabyaha, ubuntu bwaturobanuye muri bene wacu, ubuntu mwami, ubuntu mwami, ubuntu gusa, ubuntu gusa, ubuntu bwasanze twivuruguta mu byaha bukatugeraho bukatubeshaho, ubuntu bwawe mwami butwongera n'iminsi yo kubaho ngo hari aho dutunganye ibidatunganye, ubuntu bwawe mwami bwaturobanuye bukaduhindura umumaro mu gihe nk'iki tudakwiriye, tudashyitse, tudashoboye, ari nta bwenge, ari nta mbaraga. Ubuntu bwawe mwami w'abana, ubuntu bwawe usuka ku bahungu bawe n'abakobwa bawe, ubuntu bwawe buturobanura muri iyi si buzi ibyiringiro, ubuntu bwawe bukatwuzuza ibyiringiro, ubuntu bwawe bukaduha kukubona mu isi icuza umwijima maze mu maso hacu hagacya, ubuntu bwawe mwami w'abana bukaturobanura mu bantu barimo bifuza gupfa badafite ibyiringiro, bukadusuka mu ibyiringiro. Waduciye iki mwami Yesu, waduciye uretse imbabazi zawe, ubuntu bwawe bukaduhamagara bukatuzindurira aho uri, ubuntu bwawe mwami w'abami bukaturinda dusinzire tutanakwirwanira n'intambara n'imwe, dusinzire tutakwitabara mu buryo na bumwe, ubuntu bwawe bukaburizamo imigambi ya Satani icurirwa mu mwijima aho tutazi, ubuntu bwawe mwami w'abami, ubuntu bwawe bukabuza imigambi y'ababi kugera ku buzima bwacu, ubuntu bwawe Uwiteka Mana Nyiringabo bukaturinda mu gakiza umwaka nyuma y'uwundi, ubuntu bwawe Uwiteka Mana Nyiringabo, ubuntu bwawe bugatera imitima yacu kwifuza aho uri, ubuntu bwawe mwami w'abami bukadushoboza kumva twaba mu ijambo ryawe, ubuntu bwawe bukisuka mu ntege nke zacu, abitwa abanyentege nkeya tukitwa abanyembaraga, ubuntu bwawe bukaduha kwitwa abakiranutsi, ubuntu bwawe bukaduha kwitwa abana b'Imana. Turi bande mwami w'abami twakwitura iki Uwiteka Mana Nyiringabo? Unyemerere igitambo cya mu gitondo cyogeye kiguhumurire neza, unyemerere mu ntege nke zacu wibuke ko tugushaka, unyemerere mwami imibiri idashoboye wibuke ko tugukunda, unyemerere Uwiteka Mana Nyiringabo gusenga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe kuzamuka imbere yawe kuguhumurire neza muri rwa rwabya rw'izahabu twasomye mu byahishuwe ngo rube imbere y'intebe yawe. Unyemerere gusenga kwanjye kugenewe uyu munsi, unyemerere gusenga kwanjye kwemerwe, unyemerere gusenga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe kugereyo, maze usubize kwifuza kw'imitima yabo, maze wongere uduhere ubuntu, ubahere ubuntu mwami ibyo badakwiriye, uduhere ubuntu mwami ibyo tutagejeje ku kigero cyo guhabwa, uduhere ubuntu Uwiteka Mana Nyiringabo, uduhera ubuntu kubw'imbabazi zawe, waduhera imbaraga mwami w'abami kubw'ubuntu bwawe, waduhera ubutabazi. Reka amaboko yawe atagaragara amwarure, amutabare Uwiteka Mana Nyiringabo, amukureye ntiwemere ko atemba, amukureye ntiwemere ko atemba, amukureye ntiwemere ko arambarara, kubw'ubuntu bwawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kubw'ubuntu bwawe uduha ibyo tudakwiriye, uduha ibyo tutakoreye, kubw'ubuntu bwawe utugira neza bitangana n'amasengesho yacu, kubw'ubuntu bwawe mwami ujye udukingura imiryango itari kwiriye gukingurwa ku buzima bwacu, kubw'ubuntu bwawe ujye uduhera umugisha aho tutari dukwiriye kuwuhabwa, kubw'ubuntu bwawe Uwiteka Mana Nyiringabo tujye tubona gutabarwa. Reka kubw'ubuntu bwawe mwami utabara ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi wumve gusenga kwe, kubw'imbabazi zawe nyinshi wirengagiza intege nke zacu, kubw'imbabazi zawe nyinshi mwami w'abami kugirirwa neza kubonerwa imbere yawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi amaboko yawe atagaragara amuterura amukureyo, amukuraneyo nabe, amukuraneyo n'ibyo arimo asengera n'ibyo asaba, kubw'imbabazi zawe nyinshi ukingura urugi umwami w'abami urwo tutabasha kwikingurira, urwo imbaraga zacu zo mu mwuka zitakingura, kubw'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kubw'imbabazi zawe gusenga kwacu mwami kubonera igisubizo imbere yawe, kubw'imbabazi zawe tubonera aho tutaronye mu myaka yatambutse, kubw'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo duheshwe umugisha utangana nuko tungana, duheshe umugisha tudakwiriye, kubw'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo umwongera iminsi yo kubaho, umwongera amagara mazima, kubw'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo ibyo yishe umurebere mu maraso yawe, maze umwemere, maze utwemere Uwiteka Mana Nyiringabo. Erega si kubw'imirimo, erega si kubw'ibitambo, sino kubw'amaturo twatanze, sino kubw'amasengesho twasenze, byose ni ubuntu bwawe, byose ni imbabazi zawe. Izo nizo twinjiriramo tugatinyuka kureba mu maso hawe, izo nizo twinjiriramo tugatinyuka kukubwira amagambo atari ku murongo bivangavanze, izo mbabazi zawe nizo twinjiriramo tukigwanika mu gituza cyawe
zawe nk'abana, kuko tuzi kuri data, kuko tuzi ko tubereye mwiza, kuko tuzi ko n'ubundi wadukunze tudashitse, tutemewe nyaguhora ku ngoma. Imbabazi zawe ziratubyutsa, imbabazi zawe ziratwegura, imbabazi zawe zituma dutinyuka kugaruka ahuri, imbabazi zawe zituma dutinyuka kongera kukubwira nibi, imbabazi zawe zituma tudashiraho. Twari kuba twarashize, twararangiye, iby'uru rugendo ntitwakabibashije, ariko imbabazi zawe mwa zituma duhinduka abanyembaraga, imbabazi zawe zituma duhinduka abashyitse, imbabazi zawe ziduhindura bemewe, imbabazi zawe zituma umwanzi atatubasha, imbabazi zawe ziburizamo imigambi ya Satani ku bwacu. Imbabazi zawe mwami w'aba, izo nizo twabyukiyemo, izo nizo zitumye tugendana nawe iki gihe cyose, n'iyi minsi n'iyi myaka. Imbabazi zawe mwa, imbabazi zawe unyemerera Uwiteka Mana Nyiringabo, buri muhungu wawe na buri mukobwa wawe yumva ubwo buntu n'izo mbabazi zitemba ku buzima bwe, maze amenye neza ko atari kubwe ahubwo ari ku bwawe. Bimutere gushira amanga agana ahuri, bimutere gushira ubwoba, bimutere kwikura mu yumva badakwiriye, ahubwo yumva akwiriye kubw'imbabazi zawe, yumva akwiriye kubw'ubuntu bwawe. Erekane kubw'igitambo cyawe mwami w'aba, igitambo cyawe cyaduhinduye abemewe. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo njyewe nahindutse gukiranuka kwa Kristo mu Mana, njyewe n'intege nke zanjye, njyewe n'ibyaha byanjye, njyewe n'amankoma zanjye, njyewe n'ibyo ntabashije, ngo ariko nahindutse gukiranuka kwa Kristo mu Mana. Ibyo byampinduye ushitse, ibyo byampinduye uwemeye. Uwiteka Mana Nyiringabo, uwemewe muri za ntege nke zanjye, mpinduka uwemewe kubw'amaraso yawe Kristo. Warakoze mwami w'aba, urakoze kongera kudukingurira uyu muryango mwami w'aba, kugira ngo dusabane nawe muri iki gitondo. Urakoze kongera kutwemerera kuba mwami kuri iki gicaniro. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo kuduha imbaraga mu mibiri, urakoze kuduha imbaraga mu mwuka, urakoze gushyira uburyohe mu bugingo bwacu bw'agakiza, urakoze gusuka umunezero w'agakiza mu buzima bwacu, tukagaruka aho uri Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka kubwo buntu bwawe wongera usanga abahungu bawe n'abakobwa bawe batakaje umunezero w'agakiza, kubwo buntu bwawe babuhabwe, kubwo imbabazi zawe bazurwe, kubwo imbabazi zawe bongere babeho, kubwo imbabazi zawe batere n'intambwe basimbuka ibi bikombe by'umwijima, kubwo imbabazi zawe uyu musozi muremure umuhungu wawe n'umukobwa wawe barimo baterera, bareba kure bagasanga ni kure, bagasanga kurenga ni kure, n'ibirebire biragoye, ariko kubwo imbabazi zawe ujye utwihutana mwami w'aba, tugasanga imisozi twarayiminutse, tugasanga twarayirangije, tugasanga twahingutse hakurya mu bikombe by'amashimwe, hakurya dufite ubuhamya. Reka umwihutane Uwiteka Mana Nyiringabo, umuha imbaraga ziterera uwo musozi kugeza igihe azamanukana ubuhamya n'amashimwe. Umuzamukana Uwiteka Mana Nyiringabo, nabonye imbaraga zawe zijya zidutera ingabo mu bitugu, tukazamuka aho tutakazamutse, tukarangiza imisozi tutakarangije, tugaca mu bikombe by'umwijima tukabiminuka tukabirangiza. Kubw'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo, muzamukana uyu musozi mwa kugeza ku munsi w'ubuhamya, muzamukana uyu musozi mwa kugeza ku munsi w'amashimwe, muzamukana adacogoye kubw'imbabazi zawe. Reka imbabazi zawe zimufata amaboko yo mu mwuka, reka imbabazi zawe zimufata amaguru ntatentebuke, reka imbabazi zawe zongere zatsura umurirwe rwacumbaga ntiruzime. Reka imbabazi zawe mwami w'aba, imbabazi zawe zidasimbuka umunyantege nkeya, imbabazi zawe zidasimbuka ugushaka, imbabazi zawe zitaturenza amaso dutandukanye nawe mweme. Twebwe abana b'abantu dukunda bafite imbaraga ngo tugendane nabo, dukunda bafite ibyo bashoboye, niba tubasha kwizera kuko n'ibindi bazabishobora. Uko niko tumeze, turi abantu buntu, ariko imbabazi zawe zisanga umunyantege nkeya zikamwegura, imbabazi zawe zisanga urumuri rucumba rwenda kuzima, ibihe byenda kuruzimya ukongera ukarwatsa. Imbabazi zawe zisanga urubingo rusadutse, ubuzima bumushizemo, ibyiringiro bimushizemo, ukongera ukarukomeza. Wasanze Petero yitwa Simoni atwarwa n'umuyaga, anagwa hirya no hino, ataramenya gushikama muri wowe. Uramubwira ngo ntuzongera kwitwa Simoni ukundi. Uko niko dusanga mwami w'aba, ukadukura mu kuba imbingo zihuhwa n'umuyaga. Imbabazi zawe zikaduhindura nk'urutare, imbabazi zawe zikaduhagarika bigakunda, imbabazi zawe zikadushikamisha. Reka imbabazi zawe mwami muri iki gitondo zisanga urimo ateraganwa n'umuyaga, umuraba umubanye mwinshi, ntazi aho yakwerekera naho yareba, ariko ndakwinginze mwami kuri iki gicaniro, iki gicaniro duhagarikaho kubw'imbabazi zawe, iki gicaniro duhagarikaho atari uko turi abanyembaraga, iki gicaniro duhagarikaho kubw'ubuntu bwawe. Ibyo tubiziranyeho neza Uwiteka Mana Nyiringabo, nyemerera mwami wongera ukomeza abandi banyantege nkeya, wongera ukomeza abandi bagenzi bacu barimo bacogora, wongera ukomeza abandi bahungu bawe n'abakobwa bawe, maze bashikame ku rutare, ibirenge byabo ubishyire ku rutare Uwiteka Mana Nyiringabo, amaguru yabo yakomereza hatanyerera,
kunyerera, amaguru yabo yakomereza hatari ubunyerere, ubakure mu bunyerere Uwiteka Mana Nyiringabo, ubakomeze kuri wowe Kristo, ubashimangire kuri wowe. Erega twebwe ntitwabasha kugufata, ariko ubasha kudufata bigakomera, ubasha kudufata ntitunyerere mwami w'abami, ubasha kudufata ntidutembanwe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka yumve imbaraga zawe mu bugingo bwe, reka yumve imbaraga zawe mu buzima bwe, yumva akomera umutima, yumva amaboko yakomezwa, yumva asubizwa mu imbaraga mu bugingo, yumva asubizwa mu imbaraga mu rugendo, yumva azarurangiza amahoro. Kandi niko kurabikora, uri wo kwizerwa Uwiteka Mana Nyiringabo. Dufite ibihamya, dufite ubuhamya bw'imirimo myiza yakozwe mu buzima bwacu, dufite ubuhamya ubwo wadutabaye turimo tunyerera, turohama nka Petero yatangiye urugendo rwo kugenda hejuru y'amazi, ariko ageze hagati yivuka ko ari umurobyi, ageze hagati yivuka ko atabasha kugenda hejuru y'amazi. Uko niko tujya tugemera mwami w'abami. Hari igitondo tuba twuzuye imbaraga zo kwizera, hari igitondo tuba tubona hejuru y'amazi biri bukunde, hari igitondo tuba tubona imiyaga itari butubashe, hakaba ikindi gitondo ducurama, hakaba ikindi gitondo dutebera tukenda kurengerwa. Ariko amaboko yawe yakuyeho Petero, niyo maboko akidufata, niyo maboko ataturekura. Rambura mwami, rambura amaboko, urahora umuntu urimo arohama, arimo ararohama mu kwizera, arimo arumva bitazakoreka, arimo arumva bitazigera bibaho. Reka amaboko yawe y'imbabazi, reka amaboko yawe y'ineza, reka amaboko yawe y'ubuntu yongera mu rohoro Uwiteka Mana Nyiringabo, maze umushyire mu nzira y'igihamo, umushyire mu nzira ikwiriye Uwiteka Mana Nyiringabo, aho umuntu atakirohama ukundi. Uwiteka we, turakwizeye, twizeye ubuntu bwawe, twizeye kugira neza kwawe, twizeye imbabazi zawe mwami w'abami. Erega wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe, ni nawe uzawusohoza ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo ujya ucira ibintu hagati, dufata amaboko natwe tutabicira hagati, dufata amaboko Uwiteka Mana Nyiringabo natwe tutagarukira hagati. Nyamara imigambi yawe kuri twebwe ari myiza, ari migari, ibyo wibwira kutugirira bitarondoreka ngo ntitwabasha kubibara, biraruta umusenyi wa hano ku mazi. Uwiteka Mana Nyiringabo, utwibutse Uwiteka Mana Nyiringabo ko imigambi yawe ari myiza kuri twebwe, maze umukomereza amaboko kugira ngo adatacira urugendo hagati, maze mwami akagira ngo nuko udakora, n'abamureba bakagira ngo nuko udashoboye, ariko ari uko twagarukiye hagati. Turakwinginga nk'uko Mose yarimo kwinginga ngo saba abantu mwami ubishe umunsi umwe, ngo abanyegiputa n'abandi moko yose turimo ngo bazagira ngo uri Imana yananiwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana ishobora byose, unyemerera abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bagushaka ntibacire urugendo hagati, ntibacire urugendo hagati Uwiteka Mana Nyiringabo. Ababazi n'abazi ko bagukurikiye batazagira ngo uri Imana inanirwa, batazagira ngo uri Imana idatsabara, batazagira ngo uri Imana idakora. Bakomereza amaboko, muzahingukane hakurya mu gihe cy'ubuhamya, bakomereza amaboko, muzahindukane hakurya mu gihe cy'amashimwe, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro, maze imirimo yawe yamamare. Nibaze ribahagara bavuga ineza yawe, bizatera bagushidikanyaga kukubona, bizatera bacogoye gusubiza mu imbaraga. Turakwizeye Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwizeye. Si ubwa mbere tukubona, si ubwa mbere udutabara, si ubwa mbere tugirira neza, ntabwo ujya utureka mwami w'abami. Si ubwa mbere tubona imirimo yawe, si ubwa mbere tubona ibitangaza byawe. Ineza yawe ni nyinshi ku buzima bwacu mwami, igituma tugaruka aho uri ni ukuri, ni ukugira neza, ni ukuri, ni ukukora, ni ukuri, ni ukutabara. Ese umuntu yashaka iki, yazindurwa n'iki tutarabonye gutabara kwawe, tutarabonye ineza yawe? Ariko gutindana nawe gakeya twabanye nawe byatwongeye imbaraga mu bugingo, turabyumva. Twumvise umuntu wacu wamwe imbere ashishira mu bikari byawe, twumvise umuntu wacu wamwe imbere atakibashwa n'umwuma w'iyi si, twumvise mwami w'abami tuhahembukira. Ibyo bidutera kugaruka aho uri kugira ngo twongere tunywere kuri aya mazi y'ubugingo. Twumvise duhembuka, twumvise imigezi y'amazi y'ubugingo itemba mu nda zacu, twumvise mwami umwuma udushiramo, twumvise gushoberwa bishirwa mu buzima bwacu. Igihe cyose twaje imbere yawe, rimwe na rimwe ntitwahakuye ibyo twashakaga, ariko twahakuye imbaraga, twahakuye guhembuka, twahakuye imbaraga dukomeza urugendo. Ibyo bituma tugaruka aho uri mwami w'abami. Amaso yacu yakurebyeho, tuvirwa n'umucyo, ipfunwe rishira mu maso yacu. Twakurebyeho Uwiteka Mana Nyiringabo, twari dushoboye dushize intege, twumva intege zitugarutsemo, twumva imbaraga zitugarutsemo. Twakurebyeho Uwiteka Mana Nyiringabo, ubuzima bwacu bushobewe, twumva tugize amahoro tutazi aho dukuye, twumva ibyiringiro biratwuzuye. Twakurebyeho Uwiteka Mana Nyiringabo. Ibyo bituma rero twongera tukagaruka mwami, kuko twasogongeye ku neza yawe, twasogongeye ku buntu bwawe, twasogongeye ku mbaraga zawe, twasogongeye ku butabazi bwawe. Ntabwo twaguhakana kuko twarakubonye Uwiteka Mana Nyiringabo.
twarakubonye muri bya bitondo, twarakubonye muri ya majoro y'amarira, twarakubonye muri ya majoro twabuze ibitotsi, twarakubonye turimo twisabira gupfa, twarakubonye tutareba imbere, twarakubonye twumva dutawe, twarakubonye twumva turi twenyine, twarakubonye kuko uraboneka Uwiteka Mana Nyiringabo. Ibyo bidutera kugaruka aho uri, tukwinginga ngo wiyereke abo bose barimo baca mu bihe bisa nk'ibyo ngibyo, abumva bari bonyine, abumva batawe, abumva batabona imbere, batazeje uko bizagenda. Uwiteka Mana Nyiringabo, barure, bakureyo, batabare kubw'amaboko yawe Mwami, batabare kubw'amaboko yawe y'imbaraga, batabare kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi. Imbabazi zawe Mwami zituma dusanga tudakwiriye, zituma dusanga tudashitse. Ndasenze ngo iki gitondo zimugereho Mwami w'aba azumve. Murinde Mwami, murinde Mwami kugira ngo ikirenge cye kitava mu nzira z'abakiranutsi. Murinde Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ikirenge cye kitava mu nzira wari waramugeneye. Murinde Mwami w'aba, murinde Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo adacogora maze agacubira, maze akava mu byizerwa. Erega bagumye mu byizerwa suko twari abanyembaraga, ahubwo n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, n'imbabazi zawe Mwami zatumye tudata umurongo, n'imbabazi zawe Mwami zatumye tutabivamo, n'imbabazi zawe Mwami zaduhagaritse aho twari dukwiriye guhagarara, n'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo zatwimanye umubi waturasaga haratubura, n'imbabazi zawe Uwiteka Mana Nyiringabo zadukomeye mu nzira ikwiriye, n'imbabazi zawe Mwami zatumye tugwa muri iyi nzira yo kwera. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo wenda gutsentebuka akaba yakora ibyo gukiranirwa kubwo kunanirwa k'umutima, ndakwinginze muri iki gitondo kugira ngo umusubize mu imbaraga. Uwiteka we, hari abo tuzi Mwami, hari n'abo tutazi wowe uzi. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo basubize mu imbaraga. Niwemere Mwami w'abami ko amaboko ye yakora ibyo gukiranirwa kubwo kunanirwa. Niwemere Uwiteka Mana Nyiringabo ku mutima we wakwiheba ukava mu byo wari waramushyizemo. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, hembura Mwami w'abami uko wasanze Eliya mu rugendo ashobewe, ananiwe, umwuka yananiwe rwose, yumva atari bubibashe, arimo yisabira gupfa. Nyamara yari umugaragu wawe, wari umaze gukora imirimo itangaje, amaze kwica abahanuzi ba Bayali, amaze gukora imirimo, izina ryawe ryubashywe muri Isiraheli. Ariko umutima w'ugumwuma, umutima w'ugwisari hagati mu rugendo, uko utamuretse nyaguhora ku ngoma, ukamwohereza ku mutima wo mu ijuru, ukamuha imbaraga, akongera agakora urugendo, akongera agasiga asize abahanuzi, agasiga yimitse abami. Niko nsenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo umugore wagukoreye, umugabo wagushatse, umusore n'inkumi bamaze iminsi bagushaka, nubwo yaba yaragushatse umunsi umwe, nubwo yaba yaragushatse ukwezi kumwe, ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo umugaburire Mwami umutima w'ubugingo, maze umubere imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo, maze abashe gukomeza urugendo, akora ibyo wamugeneye gukora byose hatabuzemo na kimwe. Mwami w'aba, niwemere ko acogorera hagati. Yesu tureberaho mu gashyamba ka Getsimani ngo arimo aruha asenga n'umuniho mwinshi, asenga kugeza aho ibyuya bye bihindukiye amaraso kubw'umubabaro mwinshi w'ibyaha byacu byari bimushyizweho, n'ububi bwacu bwose bwari bumushyizweho. Arasenga Mwami w'aba, aravuga ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge, ngo ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka Data. Ndasoma numva ngo yongererwe imbaraga zivuye mu ijuru. Uwiteka Mana Nyiringabo, hari ibikombe bigendanye n'imihamagaro, hari ibikombe bigendanye no kuzadukoresha no kuzadutuma, kuko Uwiteka we ntabwo ukorana n'amabuye, ukorana n'abana b'abantu, ukorana n'abana b'abantu wakomeje amaboko yabo, ukorana n'abana b'abantu wigishije kwizera, ukorana n'abana b'abantu wigishije kugutegereza. Kandi Mwami mu kugutegereza harimo iminsi, harimo imyaka, harimo ibihe Mwami byo kugutegereza. Ukorana n'abana b'abantu wigishije mwene izo nzira. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo abohamagaye bataramenya impamvu yabo yo guhamagarwa, bataramenya n'ibyo uzabakoresha, ubakomereza amaboko Uwiteka Mana Nyiringabo mu minsi yo gutegereza, ubakomereza amaboko Mwami w'aba, ubongerera imbaraga zivuye mu ijuru kugira ngo imigambi ufite ku buzima bwabo, kugira ngo ibyo uzabakoresha kugira ngo ubakirishe abandi Uwiteka Mana Nyiringabo bye gucira hagati. Erega ntukorana n'amabuye, ukorana n'abantu, uko Yesu yavuze ngo ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Utugeze kuri urwo rwego Uwiteka Mana Nyiringabo, yari yazanywe no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba kugira ngo ahinduke ikivume, njye
jyewe umuvumo wose umveho. Yari yazanywe no gupfa kugira ngo ibyari imivumo yacu bidukurweho, kugira ngo ibyaha byari bidukwiriye bidukurweho, kuko icyaha mwami ni twebwe cyari kiriho, ndetse n'urupfu yapfuye rwari urwacu, ariko yari yazanywe no gupfa mu cyimbo cyacu. Niko mwamuhagurutse abahungu n'abakobwa bafite imihamagaro ku buzima bwabo, abo uzakoresha gutuma kuri bene wabo, abo uzakoresha gutuma ku rundi rungano. Ni kuryaza amaboko yabo yo mu mwuka, ni kuryaza mwami waba mu buzima bwabo. Yo Uwiteka Mana Nyiringabo, ibyo biba bihishwa amaso yacu, kandi niko kubitubwiye byose nk'uko bingana. Twacogora we, twabivamo we, twananirwa we, ariko umunsi ku munsi uduteza intambwe, tukabona igikombe kimwe turakirenze, tukabona umusozi umwe turawuminutse kubwo buntu bwawe. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe, bazi neza ko ari umwihariko wawe n'umuhamagaro uri ku buzima bwawe, bazi neza ko atari abakristo gusa bo kugarukira aho ngaho, hari icyo wavuganye n'imitima yabo, hari icyo ukora mu buzima bwabo. Ndasengera amaboko yabo kugira ngo adatentebuka, ndasengera ubuzima bwabo kugira ngo budacogora. Uwiteka Mana Nyiringabo, kugeza ku munsi bazaba icyo wari wabageneye kuba cyo, kugeza ku munsi imigambi yawe izasozwa ku buzima bwabo, kugeza ku munsi amagambo yabo azakiza benshi, ubuzima bwabo abandi bakabwigiraho, ubuhamya bwabo bugakomeza benshi, bugakomeza ibihumbi, bugakomeza amahanga, bugakomeza bagutegereza. Ndasenze kugira ngo amaboko yabo atananirwa, harimo abagore n'abagabo, harimo abasore n'inkumi, kugira ngo badacogora. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubarinde mwami w'abami, kugira ngo amaboko yabo adakora ibyo gukiranirwa, maze ubuhamya bwabo bugatokozwa. Ndasengeye Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo imitima yabo itajya kure yawe, ubuhamya bwabo buzubaka abandi. Uwiteka we, uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa mwami w'abami. Komeza amaboko ye kugira ngo atamanuka, akomeza yazamure uko wateze amaboko ya Mose ukamutekesha Huri. Uwiteka Mana Nyiringabo, ukamutekesha Roni kugira ngo abashe gutsinda urugamba. Komeza amaboko ye mwami mu buryo bwo mu mwuka kugeza igihe urugamba rutsindiwe. Komeza amaboko ye Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko iby'umwuka byinshi bihishwa amaso yacu. Ibyo Yobu wamuvugaga uri mu ntebe yawe umwanzi yaje kumusaba, ntabwo amatwi ya Yobu yabimenye, ntabwo Yobu yamenye ko umwanzi yamusabye. Yobu yabonye ibyago bimubaho, abona apfusha abana, abona ashiraho ibintu byose, abona umubiri umera nabi, ariko mwami w'abami ibyakorwaga mu isi yo mu mwuka ntiyari abizi. Niko rimwe na rimwe amaso yacu mu mwuka bihishwa, ibyo wemera ko tumenya n'ibitadutera ubwoba, n'ibitaduhahamura kubw'imbabazi zawe. Ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, iteka ijambo rya nyuma ribi ryawe, iteka uba ufite uko ubigenza mu migambi yawe, uko wakomeje ubuzima bwayo. Nubwo yashobewe, nubwo yibajije ahura akagushakira iburyo n'ibumoso akakubura, akakuburira ahantu hose, ariko wari ufite umugambi ku buzima bwe. Uyu munsi iyo tureba amaherezo ya Yobu, tukareba gutabarwa kwe, bidusubiza mu imbaraga. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ntiwemere ko abahungu bawe n'abakobwa bawe bagarukira bugufi. Mwami, sohoza icyo wagambiriye ku buzima bwawe. Ndabizi byose ubikorana imbabazi n'urukundo rwinshi. Mu biganza byawe hamama kayunguruzo, kayungururamo ibyaduhitana, kayungururamo ibyaducogoza, ugasiga ibidukomeza mwami w'abami, ugasiga ibiduhindura bakakwizera n'abakwerekezaho amaso. Ese Uwiteka Mana Nyiringabo, umurimo wo kumara mu rukundo rw'iby'isi wawe ukora gute? Ntageze ahantu nkwiringira wenyine, ntageze ahantu nkwerekezaho amaso wenyine. Ese nakwiga kwizera gute mwami w'abami atari uko ibintu byanze, ufite uko ubigenza? Amaso yanjye akareba kuri wowe wenyine, kuko ibindi byose nerekezagaho amaso bitakoze, kuko ibindi byose nerekezagaho amaso bitabishoboye. Uwiteka we, ufite uko wigisha uwo wahamagaye, uko ufite uko wigisha butoranya mwami w'abami, ariko byose ubikorana imbabazi nyinshi. Ndasenze kugira ngo abo bose ubakomereza amaboko mwami, ubarinde gucogora, ubarinde kunanirwa kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, maze uzasohoza icyo wagambiriye. Sara amaze gusaza, Abrahamu amaze gusaza, bigaragara ko batakibyaye, bari yaranje hagati mu rugendo. Sarayi yarayitiranyije ibyo wavuze, hageze hagati aravuga ati aharaho Imana yakubwiye kuzabyara ariko ntibyari kuri njyewe. Barabivangavanze, baracogoye, ariko icyo wavuze mwami w'abami uragisohoza, uragisohoza kubw'imbabazi zawe. Sara aravuga ngo bazabyumva bose bazasekana nanjye. Ninde warabwiye Abrahamu ko nzamubyarira umuhungu mu bukecuru? Uwiteka we, uko ni kugisohoza ibyo watubwiye, tukumva dufite ishimwe rivanze n'ikimwaro ko tutakwizeye, ariko imbabazi zawe ntizitureka, ubuntu bwawe ntibutureka. Ushyiraho iminsi y'igitambo, igihe Abrahamu yagombaga gutamba igitambo. Mwami, urabyemera ko Abrahamu asinzira kuko atari burahire, kuko yarahira ntiyari kubikora. Wemera guca mu gitambo hagati, usohoza isezerano uri wenyine. Uko niko tumeranye nawe mwami w'abami, tuba twaraguhigiye imihigo, tuba
twarakoze amasezerano, ariko ibyiza ni ukutishingikiza ku masezerano yacu, kuko twebwe ibyo dusezeranya ntibisohoze, ariko uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Wemera guca hagati y'ibitambo uri wenyine, kuko iyo Aburahamu aza guca hagati mu bitambo yarangije akica isezerano aba yarapfuye, ariko data we ubikora wenyine mu mbabazi zawe, usohoza isezerano. Ibyo wabwiye Aburahamu urabikora, atarabaye uwo kwizerwa, atarabigenje neza. Uwiteka Mana Nyiringabo, uko niko usohoza isezerano ku buzima bwacu. Ibyo ukora ku buzima bwacu si uko tuba twarabaye bizerwa, kuko tubiziranyeho, uko tujya tukubwira amagambo ibihumbi akubwira ngo uzabikora ryari. Ese ubundi buratuzi? Ese ubundi butwitayeho? Ese ubundi bugusenga kwacu tukanakubaza ayiwe ikibumbano kikabaza umubumbyi tukakubwira ngo uragira ibiki? Ese ubu nta kundi wari kubigenza? Ese ubu nta zindi nzira ari kudutabariramo tudaciye muri iyi mibabaro yose? Ariko imbabazi zawe zibuka imiremberwe yacu, ngo ko dukoze mu mukungugu turi abantu buntu, maze ntutureke mwami waba. Uwiteka we, twaguha iki kutubereye mwiza? Twakwitura iki kuri umutabazi wacu? Uri umugizi wa neza, uri umunyarukundo rutangaje. Uzasohoza icyo wavuze ku buzima bwe, uzasohoza ibyo uvuga, kuko uri uwo kwizerwa. Mwe gutegerereza ahakwiriye, mwungura imbaraga mwami w'abami kugeza ku munsi wo gutabarwa. Mwungura imbaraga mwami w'abami kugeza ku munsi tuzavira muri uyu mubiri. Uwiteka Mana Nyiringabo, twarakoze ibyo twagombaga gukora byose, waradushoboje mwami w'abami, twarahesheje izina ryawe icyubahiro, izina ryawe ritaratutswe kubw'ubuzima bwacu, ahubwo mwami abatubonye barakomejwe n'intambwe zacu. Uwiteka Mana Nyiringabo, utugeza ahantu dushobora kubwira abantu ngo nibagere mu kirenge mu cyacu kuko twakigeze mu cya Kristo. Utugeza ahantu dushobora kubwira abantu ngo nibizere Imana nkuko tuyizera. Udukomeze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo barimo badukurikira muri uru rugendo nabo bazakomezwe mwami w'abami, kugira ngo nibamara gukomera nabo bazakomeza abandi. Wabwiye umugaragu wawe Petero, uramubwira ngo Petero we, umwanzi yabasabye kugira ngo bagosore, ngo ariko nagusengeye kugira ngo numara gukomera ukomeza abandi. Dukomeze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo abacu batarakizwa nibabona ubuhamya bwacu n'ubuzima bwacu bizabatere gukizwa. Dukomeze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo abakijijwe tuzababera ibyitegererezo by'abizera. Dukomeze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo abazaca mu bibazo twaciyemo hanyuma, abazabicamo mu myaka ikurikiraho, bazakomezwe nuko twabyitwayemo, maze nabo bibatere gukomera. Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze gukomeza amaboko y'abera, urakoze gukomeza amaboko y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, urakoze kuko utajya ukora umurimo igice. Nasanze uri uwo kwizerwa. Ibyo bintera kugaruka ahuri, ibyo bintera kukuvuga ntafite isoni n'ikimwaro, kuko utandukanye n'abana b'abantu. Abana b'abantu turasezeranya ntidusohoze, imbaraga zikadushiramo, ndetse ibyo twari twashimye uyu munsi igitondo gikurikiyeho tukaba tutakibishima, ibyo twari twakunze igitondo gikurikiyeho tukaba tutakibikunze. Turi abantu buntu bahindagurika, ariko nasanze uri uwo kwizerwa, nasanze uri uwo kwizerwa. Witwa ndiho, ntabwo uhindurwa n'ibihe. Uko wari uri kera ni kuri na n'uyu munsi, ni kuzahora iteka ryose. Ntabwo usaza, ntabwo unanirwa. Ibihe byo mu isi bihindagurika ntibikugeraho, ibyorezo byo mu isi n'intambara n'ibihuha byabyo ntabwo bikugeraho. Uko wari uri kera ni kuri na n'uyu munsi, ni kuzahora iteka ryose. Kuko ishingikirizaho birakunda, kuko we ntunyeganyega. Ariko twishingikirije ku bantu baranyeganyega, twishingikirije ku byo dufite ahubwo byitera amababa bikaguruka. Ariko uri uwo kwizerwa mwami w'aba, uri igitsare cy'ibihe, uri igitsare cy'ibihe, uri urutare rudapfa, uri urutare rutavaho, uri urutare rw'ibihe byose. Uko wahozeho ni kuri, nindakuzahora iteka ryose. Igisha imitima yacu kugutegereza, igisha imitima yacu kukurebaho, igisha imitima yacu kudatwarwa n'imiyaga. Waravuze ngo Salomo mu bwiza bwe bwose ntiyigeze yambara nk'uko wambika uturabyo. Inyoni zo mu kirere niwo uzigaburira, ariko utangazwa n'amaganya abo mu mitima yacu. Kuki twiganyira iby'ejo? Kuki twiganyira ngo tuzarya iki, tuzambara iki? Amaganya akatubana menshi. Wowe utunga inyoni mu kirere, wowe wambika uburabyo bukarabagirana, ese uzananirwa gutunga abo wahamagaye? Ese uzananirwa gutunga abana b'abantu? Uwiteka we, tuzamure mwami muri iki gitondo, utwigishe kukwizera tutagihindagurika, utwigishe kukwizera tutakibivamo, utwigishe kukwizera tutakigabanuka.
mwami w'abami, uduhindura abo basore, uduhindura abo bagore n'abagabo batakikamuka mu kwizera. mwami w'abami, utwigize imbere mukunzi mwiza, tuguhaye icyubahiro kuko imbere yawe turaharira tukabyibuha mu mwuka wacu, imbere yawe turahahembukira. mwami w'abami, nyemerera mwami ko twaje twese kuri iki gicaniro tuhasohokana imbaraga. mwami w'abami, ubuzima bwacu buhindurwe nawe. urakoze papa, urakoze kuko uzaza ntuzaceceka, uzendera ingabo ntoya n'inini, uhagurukire kuturwanirira, ntabwo uzaceceka. mu mazina yawe nasanzwe witwa Uwiteka Nyiringabo. ntabwo wakwitwa Uwiteka Nyiringabo utiteguye kurwana, ntabwo wakwitwa Uwiteka Nyiringabo utagira ingabo zirwana, ntabwo wakwitwa Uwiteka Nyiringabo udaseruka ku rugamba. uraseruka ku rugamba ukarwana, uraseruka ku rugamba ukatuburanira, uraseruka ku rugamba ukadutsindishiriza. niko witwa Uwiteka Nyiringabo. uri Imana irwana, ikarwanirira abo wahamagaye, ukarwanirira abo ukunda kugeza ubatsindishirije. nasomye Bibiliya nsanga intambara nyinshi warwanye mu buryo butangaje. warwanishije ababembe, ngo abari babazengurutse, bari barazengurutse Samariya, ngo bumva ibiriri, ngo bagira ngo ni amagare n'amafarashi, bagira ngo bahamagaye ingabo n'abandi bami kugira ngo barwanirire. niba ubasha kurwana intambara, ari nta muntu wahagurutse, ari nta musirikare waje, ari nta magare y'amafarashi waje, ariko ukumvisha ingabo zari zitugose, ukazumvisha impuho, ukazumvisha ikiriri cy'amagare y'amafarashi, bagahunga bahunga wowe. Uwiteka we, ntabwo wananirwa kuturwanirira uyu munsi wa none. uri Imana irwana, uri Imana ikora, uri Imana itabara, uri Imana ishobora byose, uri Imana igitera ubwoba inkambi zaturwanyaga, inkambi z'abanzi, inkambi za Satani, ukazihungabanya. turi abantu buntu, bakatubona turi abanyembaraga, bakabona wowe muri twebwe, bakabona umugabo ukomeye muri twebwe. uko ni kujya ubigenza Uwiteka Mana Nyiringabo. uteye ubwoba, uratangaje, imigambi yawe iteye ubwoba, imbaraga zawe ziteye ubwoba. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino wongere ugirire neza abagutegereje, ngwino wongere ugirire neza abakwambaza, ngwino wongere ugirire neza ababyukira imbere yawe. mwami, ntabwo twabyukijwe n'ubusa, twabyukijwe n'uko twagushakaga. mu ntege nke zacu waratweguye, turemera tureguka mwami, kuko twagushakaga, kuko imitima yacu igufitiye inyota, kuko ubuzima bwacu bukeneye ubutabazi. mwami, dufite ibintu ibihumbi twazanye mu mitima yacu, twazamukanye abacu batakuzi, twazamukanye abacu bameze nabi, twazamukanye ibyacu bitagaragaramo ikiganza cyawe kugira ngo bikoreho Uwiteka Mana Nyiringabo. kandi ndabizi uzaza we guceceka. reka ineza yawe mwami ice mu buzima bwe, ice mu rugo rwe, akubone n'amaso mwami w'abami. wageze kwa Obededomu mu isanduku mwami, yari yuzuyemo kubaho kwawe. ubuzima bwa Obededomu burahinduka, urugo rwe rurahinduka, umugisha uramamara, amakuru aragenda agera ibwami kwa Dawidi. ari nta ntumwa Obededomu yohereje atigeze ajya kubivuga, ariko umugisha wawe wabaye mu rugo rwe, inkuru ziramamara. niko Uwiteka Mana Nyiringabo, kubaho kwawe mu buzima bwacu kuzateza inkuru zamamaye, inkuru zamamaye z'uko watugiriye neza, inkuru zamamaye z'uko burya wadutabaye muri bya bindi, inkuru zamamaye z'uko wa mukobwa yatabawe, inkuru zamamaye z'uko wa muhungu yatabawe, inkuru zamamaye z'uko rwa rugo rwari rugeze mu marembera rwatabawe, inkuru zamamaye z'uko bwa buzima bwacikanaga bwatabawe. niko inkuru zacu zizagera hirya no hino, inkuru zo gutabarwa zigataha ibwami, zigataha mu matwi y'abakwizera, zigataha mu matwi y'abatakwizera, zigataha mu matwi y'abaguhinyura, zigataha mu matwi y'abagutegereje. uko ni inkuru z'ubutabazi zizavuga. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa mwami w'abami. ahantu wageze birahinduka, ahantu wageze biramenyekana ko wahageze, aho wamanukiye gutabara biramenyekana. uko niko mwami inkuru z'ubutabazi zizavuga hirya no hino, bigatera bamwe kukwizera, bigatera abandi kukugirira ubwoba, bigatera abandi mwami kukubaha, bigatera abandi kugukorera, bigasubizamo imbaraga bari bacogoye. uko niko inkuru z'ubutabazi bwacu zizagera hirya no hino, inkuru z'uko waturengeye, inkuru z'uko wahanaguye amarira ku maso yacu, inkuru z'uko bya bindi bitashobokaga byahindutse ibishoboka, inkuru z'aya masituwasiyo yamamaye akagera kure, atuvugaho ko dupfuye, atuvugaho ko bitazakunda, atuvugaho ko bitazashoboka. niko n'inkuru z'ubutabazi zizamera, niko zizamera kure. Uwiteka Mana Nyiringabo,
inkuru zituvugaho nk'uko bavugaga igihe umugaragu wawe Nehemiya yubakaga, bakavuga ngo nubwo ingunzi imwe yazamukaho ngo byasenyuka, ntibifashe ntibishinga, ayiwe uwo murimo ngo uragoranye ntuzashoboka, ariko warawukoze urawusohoza. Uwiteka Mana Nyiringabo, ushyira igitinyiro kuri Yerusalemu, ushyira ubwiza n'icyubahiro. Niko ibyo twubaka n'ibyo dukora rimwe na rimwe umuntu abirebera kure akavuga ati ibi nta kizavamo, ibi ngibi bizihirika ubwabyo, ibi ntibizahagarara, ibi ntibizamara kabiri, ibi ntibizashinga, n'urusaku rurimwo ubusa. Ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, uko akoresheje amaboko ya Zerubabeli, uko akoresheje Yeremiya, uko akoresheje abagaragu bawe, uko akoresheje Nehemiya, niko uzakorana n'ubuzima bwacu. Erega ngo si kubw'imbaraga n'amaboko yacu, ahubwo ni kubw'umwuka wawe. Uratangaje Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka inkuru zamamaye z'uko byamunaniye, reka inkuru zamamaye z'uko byatunaniye, reka inkuru zamamaye z'uko byanze. Uduhe gutegereza za nkuru zinyuranye zijya zivuga ngo ariko noneho byarakunze, ariko noneho waratabawe, ariko wabigenje ute? Uwiteka Mana Nyiringabo, natwe tuzavuga ngo ni amaboko y'Imana itagaragara, ni Imana yacu yaserutse, ntago ari ubundi bwenge, si ubundi buhanga, kuko tubiziranyeho ku bwenge bwose twabukoresheje, strategy tuzi gukora two twazikoresheje, tubiziranyeho. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuzababwira ko ari amaboko yawe atagaragara, tuzababwira ko ari ubuntu bwawe, tuzababwira ko ari imbabazi zawe twagiye kubona tukabona birakoretse. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Haba gutegereza amakuru nk'ayo ngayo, haba gutegereza kutagarukira hagati mu rugendo, haba gutegereza Mwami kudacira hagati bitaruzura. Jambo ryawe rirambwira ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi. Mwami ntiwemere ko bagarukira bikiri byinshi, ahubwo bageze na hahandi havuga ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose. Barindiriza umunsi wo gukizwa muri byose, barindiriza umunsi w'ubuhamya, barindiriza umunsi w'amashimwe, barindiriza umunsi abakunda bazavuga ngo iyi ni Imana, barindiriza umunsi Mwami umunsi nk'uwo nguwo, umunsi w'indirimbo nshya, umunsi w'ibihangano bishya, umunsi nk'uwo nguwo Uwiteka Mana Nyiringabo, aho tuzavuga ngo Uwiteka arabikoze, aho tuzavuga ngo Uwiteka arabikoze. Urakoze Mwami w'abami, urakoze Papa. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uri wo kwizerwa, ubereye mwiza, bagutegereza bose bose bose. Mwami nanjye navuga nk'umwanditsi wa Zaburi ngo iminsi maze ngendana nawe imyaka 20, nasanze utareka abakiranutsi, nasanze nta mukiranutsi urekwa, nasanze nta mukiranutsi urekwa, nasanze umutabara ukamutabarira be, nasanze abantu bamuboneraho umugisha kandi batakubaha, nasanze umukiranutsi atarekwa, nasanze umurwanira intambara zizwi n'izitazwi, nasanze umukiranutsi umufata amaboko ukamukomeza, nasanze umukiranutsi utajya umureka. Uri wo kwizerwa, uri mwiza. Maso yacu aragutegereza. Niba ugaburira inyoni ukambika uburabyo, ukaba uzi umubare w'imisatsi yo ku mitwe yacu, n'iki wayoborwa mu bimugora, n'iki wayoberwa mu bimurushya. Yaba azi kubivuga, yaba atazi kubivuga, ntago bicika kontrole yawe. Urakoze mukunzi mwiza, uri wo kwizerwa, uzuye kugira neza n'imbabazi. Reka nsoreze kuri Zaburi ya 63 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. Zaburi ya 63 rimwe kugeza ku 9 aravuga ngo ni Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yari mu butayu bw'Ubuyuda. Ngo Mana ni we Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye gukumbura mu gihugu cyumye kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Uko niko nagutumbiriye ahera hawe, kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe, kuko imbabazi zawe arizo gukundwa kuruta ubugingo. Iminwa yanjye izagushima, uko niko nzaguhimbaza nkiriho. Izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. Umutima wanjye uzahazwa nkuriye umusokoro n'umubyibuho, akanwa kanjye kazagushimisha iminwa yishima. Uko nzakwibukira ku buriri bwanjye, nkagutegereza mu bicuku by'ijoro, kuko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Umutima wanjye ukomaho, kuko kwawe kw'iburyo kurandamira. Ngo yabivuze ari mu butayu, ubuzima bwaharaho bwari buguye umwuma, ariko yongera yubura amaso, yiyemeza gukomeza kwiringira Imana. Komeza wiringira Imana,
komeza uyitegereze mu gicuku cy'ubuzima, komeza uyitegereze uryamye ku gitanda cyawe, komeza uyitegereze wabuze ibitotsi, komeza uyitegereze byakunze cyangwa bitakunze. Nasanze Imana idatangira umurimo ngo wiciremo hagati. Imana yaguhaye Kristo, nta kizakwimana nawe. Imana yakwimenyekanishije muri igitangaza gikomeye mu buzima bwanjye, kwari ukuboneka ku mutima wa Hortense ukemera gukingurira Kristo. Nicyo gitangaza. Cyari kinaniranye, cyari kigoye, cyari gikomeye. Umutima wabaye akahebwe, umutima utitaye ku Mana, umutima wigenga 100% ukora ibyo ushaka, ukanga ushaka, ugakunda ushaka. Uwo mutima umeze nk'ibuye, Kristo akawinjiramo. Nicyo cyari igitangaza gikomeye. Ibindi byose biroroshye. Kubona Kristo yarageze mu mutima wawe, wowe wavukiye mu byaha. Nubwo wavukira mu nzu y'abakiranutsi, nubwo wavukira mu nzu y'abasenga, ibyo ntibihesha umuntu agakiza. Agakiza ni igitangaza gikomeye. N'umwuka wera wemeza imitima yacu, tukimenya aho ibyaha n'ububi bwacu, tugakenera imbabazi. Abahoze batitaye kuri Kristo bagakenera imbabazi. Icyo nicyo cyari igitangaza gikomeye kuruta ibindi. Watangiye umurimo mwiza muri wowe, ntabwo azawucira hagati. Azi ibyo umubiri wawe ukeneye, kuko ni nawe wakuremye utyo. Yakuremye manye igifu gisonza, arabizi ko ukwiriye kurya. Yakuremanye uyu mubiri, yakuremanye umutima ukunda dignité, ukunda icyubahiro, arabizi ko yakora ku bintu bikubahisha, kandi arabimenya. Ubuzima busuzuguritse. Ntabwo nigeze mbona Imana ibwira Mose ngo ndatangira kukubahisha uyu munsi, kuko ari ibyo yari yakoze. Ariko yageze kuri Yosuwa iramubwira ngo ndatangira kukubahisha uyu munsi, kuko atari yubahitse. Imana izi ubuzima bwawe, izi bikojeje isoni biri mu buzima bwawe, izi ubwambure bwawe. Simvuga ubwambure buri physique, izi ahatambaye, izi ahari empty, izi aho abantu biwanyu bagaya, izi aho bene wanyu bagaya, izi aho abo mukora bimwe bagaya babaseka. Igihe Nehemiya yagiye kubaka, bari abantu bamucaga intege, baravuze ati ibyo mwubaka n'ingunzi imwe yabikoraho byahirima. Kuko bubakaga ariko mu rugamba rwinshi, abantu barateye Imana umugongo. Agomba gusezerera abashakanye n'abanyamahanga, ariko Imana ntizabura kugutabara, Imana ntizabura kukurengera. Izahamwaye mu buzima bwawe, ntizabura kuhasuka icyubahiro cyayo, ntizabura kubihindura ubuhamya. Ntukemere gucira bugufi ikintu cyose cyakumwaje, ikintu cyose cyagukojeje isoni, Imana igikura mu icyubahiro. Ntukemere utuntu two kwififika no kwirwanaho. Hari umuntu yirwanaho mu kurema igitangaza, akirwanaho bigatuma akora n'amanyanga. Ntuzemere utuntu two kwirwanaho. Uzareka Imana ibikore mu cyubahiro cyayo, ibikore mu mbaraga zayo, kugira ngo ibyari ikimwaro bihinduke icyubahiro cy'Imana, bihinduke ubuhamya ku buzima bwawe, bihinduke amashimwe azatuma abantu bahindukirira Imana. Nzi ko ushobora byose Mwami, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Gendana n'abana bawe Mwami, bafashe umwanya bakazindukira imbere yawe. Uyu munsi wabera umunsi w'umugisha, wabera umunsi wo kukubona, wabera umunsi wo kubyibuha mu mwuka. Myuka yawe ibyuhira imbere yawe, myuka yawe ihemburwe nawe. Bahorane itoto rivuye mu ijuru, bahorane ibineza bivuye ku ntebe yawe. Mitima yabice, mitima yabibyibuhira imbere yawe. Isogongere Mwami ku byiza biva ku ntebe yawe. Hahanda umwomo butakigera, hahanda amacumu yisa batakibasha kwinjira. Umubu mubyibuho mu mwuka utuma ibimukamura bitamushobora, utuma ibimurwanya bitamumanura. Umutumbagirane mu birere byo mu mwuka. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, usubiza gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo, ubabere igisubizo. Amaboko yawe atagaragara batanga imbere, abatange mu byo bajyamo, batange mu byo baganamo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, nongeye kugushimira ko abanye natwe muri ibi bitondo byose. Watubereye Imana,
waratweguye, ibitotsi biturusha imbaraga waratubyukije, imibiri inaniwe waratubyukije, imibiri irwaye twagiye kubona tukabona tubyukanye imbaraga, watubereye Imana turatangara, mu myuka yacu warahembuye, nubihererwa icyubahiro. Warakoze mwami kubw'igicaniro cya mu gitondo, warakoze kubwo abagihagazeho, warakoze kubwo wabo washoboje mwami. Tugarutse kukubwira ko atari imbaraga zacu, nubishimirwe, ni wowe wenyine ibyo tubiziranyeho, imitima yacu ibiziranyeho nawe. Komeza ubane natwe mwami mu mugoroba, mu materaniro nimugoroba, twongere tukubone Uwiteka Mana Nyiringabo mwami, bitatubereye akamenyero, ahubwo imitima yacu ikunyotewe, imitima yacu ikwifuza, dusiganwa tuza ahuri kugira ngo tuhabonere ubutabazi. Dukomeje gusenga kuko aho niho duhurira nawe. Urakoze mwami wabamuha umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bagushaka, umugisha abana bawe mwami bakora imirimo itandukanye kuri iki gicaniro, usubize gusenga kwabo, ubagwirize imbaraga igitondo n'umugoroba. Urakoze papa, twongeye kuvuga kuzamurwa kw'ibendera ryawe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uwiteka Mana Nyiringabo, imenyekanisha imitima y'abanyarwanda mwami. Twaravuze ariko ntitwashoboye gutaha mu mitima yabo, ariko Mwuka Wera wavuga ijambo rimwe, ukavugana n'urubyiruko rwacu rwaraye mu nzoga, ukavugana n'abakobwa bacu baraye mu busambanyi, ukavugana n'abagabo bataye umurongo, ukavugana n'abagore bagusuzuguye batagushaka batanakuzi, ukavugana nabo bose baruhijwe n'ibibazo. Mwuka Wera wakora ku mitima yabo, abanyarwanda bakagupfukamira, abanyarwanda bakaguhindukira, wadutabara Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubu bari bufunguka buri munsi bugafungwa, abantu bakagupfukamira Uwiteka Mana Nyiringabo, abantu bakakubaha, wadutabara Uwiteka Mana Nyiringabo. Ibizaha birimo bigwira mu mihanda y'u Rwanda bigahindurwa no gukiranuka Uwiteka Mana Nyiringabo. Wavuga ijambo rimwe, ibyo tutashoboye abapasiteri, byavuga butumwa batashoboye, Mwuka Wera wavuga ijambo rimwe ukadukiriza igihugu mwami waba. Tukweretse abayobozi bacu mu nzego zitandukanye, tukweretse abayobozi bakuru b'igihugu, tukweretse abayobozi bari mu nzego zikurikira Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo imitima yabo yiharirwe nawe, imitima yabo yiyobore mwami waba, kugira ngo babashe gukora ibyo ukunda, maze ibyo udakunda bijye kure yabo. Uhindukize imitima yabo, uhindukirize gukiranuka, ihindukirize kuri wowe. Reka umucyo wawe ubavire, abagendera mu mwijima batakuzi ubiyereke. Udusure mwami w'abami nk'abaturage b'u Rwanda, utugirire neza mwami w'abami. Reka ibendera ryawe Kristo rizamurwe kuri iyi misozi, reka ibigirwa Mana bikubitwe hasi, reka ibyiyita Imana kandi atari Imana bikubitwe hasi, byamburwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ibicaniro by'abapfumu n'abarozi birimo bishyirwa hejuru kuri ibi bihugu bikubitwe hasi nyaguhora ku ngoma, maze izina ryawe ryime. Dore barakwita Imana y'amahanga, bakakwita Imana y'abazungu, nyamara uri Imana umuremyi w'ijuru n'isi, ntabwo uri Imana y'ubwoko runaka. Reka wigaragaze muri iki gihugu Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ibigirwa Mana byose bikubitwe hasi, maze izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka imirimo yabo iburizwemo, reka ibikorwa byabo bihinduke ubusa mu izina ryawe Yesu. Twongeye gusuka amaraso yawe ku butaka bw'u Rwanda, amaraso yawe ku misozi y'u Rwanda, amaraso yawe ku nzuzi z'u Rwanda, amaraso yawe mu kirere cy'u Rwanda, kugira ngo avuguruze ibindi bitambo byose bitambwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe avuga imbabazi, amaraso yawe avuga kugira neza, avuguruza ibindi bitambo byose byatambwa bitavuye kuri wowe nyaguhora ku ngoma. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka umuriro wawe Mwuka Wera ugurumane cyane muri iki gihugu, gurumane ku mbibi z'iki gihugu, maze ibyo ushaka buri bizukora, ibyo ushaka biburizemo ibyo umwanzi ashaka, ibyo ushaka biburizemo by'abakozi ba Satani bashaka, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uhagurutse mwami abayobozi bakiranuka, kugira ngo batore amategeko akubahisha, kugira ngo amategeko mwami atakubahisha abura ubwicaro muri guverinoma y'u Rwanda, abura ubwicaro mu nteko y'u Rwanda, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibituma izina ryawe ryubaha, ibituma abantu bagubwa neza, ibyo ngibyo aba ari byo bihabwa umwanya. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, kuko gikwiriye ni icyawe. Ni wowe nyiri ubwenge n'ubuhanga, ni wowe nyiri imbaraga n'ubushobozi. Nushyirwe hejuru n'ubuzima bwacu mwami w'abami, tuguhaye icyubahiro kuko gikwiriye. Urakoze papa, nushime kandi nushyirwe hejuru, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, mwaramutse neza, murakoze gusenga. Imana ibagirire neza, subize gusenga kwanyu naho ku mugoroba.
arukurira kwararira umuntu bwaki impundu zikavuga. Igihe kimwe najyaga nibaza ku magambo meza wambwiye